mu gice cyatambutse rero twasize Brian amaze kwanzura yuko agiye kugenda ndetse Gloria we yumvaga umugabo we yamutindiye yatindijwe no kumuvira aho ngaho. Brian rero yaje kugenda, ese koko yaragiye akomeza urugendo rwe nangwa yasanze Deborah? Inkuru yacu rero tuyitangire kuri Brian. Aba afite ibikapu n'amavalize arimo ibintu bye byose. Aba yicaye mu modoka, akiri aho ngaho rero Deborah azamusanga. Deborah yinjira mu modoka akicara iruhande rwa Brian. Areba mu modoka akabona imodoka irimo valise, ahita yikanga agahita asohoka akajya kureba no muri boot. Mu kurebamo agasanga naho harimo valise irimo imyenda, ahita agaruka kongera akicara akamubwira ati Brian, ndarota, ibintu ndi kubona ni ibiki? Brian ati se nkubaze, usigaye urota ukanuye? None se usigaye urota ku manywa? None se usigaye urota wicaye? Ibyo uri kubona ntabwo ari inzozi, ni ukuri kw'ibihari, nta nzozi, nta gitangaza, nta cyabaye, nyine ibyo uri kubona ni ukuri. Deborah ati none se habaye iki? Ko mbona wikoreye ibintu byose, niki kidasanzwe cyabaye? Brian ahita amubwira ati ariko Deborah, uzi ko ubaza ibyo uzi? Ese nkubwire kangahe ko njye n'umugore wanjye tutabanye neza? Nkubwize iki? Ibyo uri kubona ahangaha n'ibiri kukwereka ikijya mbere? Ese nkubaze, nibi washakaga? Wumvaga ibi ngibi ari byo ushaka? Hanyuma se nyuma yo kunsenyera, umukobwa mwiza nako agizongerezi we harakurikiriye. Nyuma yo kunsenyera nkabona atandukanye n'umugore wanjye, umugore wanjye nkunda n'umutima wanjye wose, inshuti imwe magara ngira kuri iyi si yonyine itagira iyayisimbura kandi itazigera inabona uyisimbura. Deborah reka nkubwize ukuri, ibyo wakora byose ntiwangana umugore wanjye Gloria. Uko wanyitaho kose ntago nagukunda nk'uko mukunda, yewe nawe niyo wankunda ntuzigera umpa urukundo nk'urwo yampaye. Yego kano kanya ntago turi kumwe, nibyo yewe kano kanya ntago nkiri umugabo we, mu mutima wanjye nuwe, ariko imbere y'Imana n'abantu, imbere y'amategeko y'igihugu cyacu, ndi umugabo we akaba umugore wanjye. Rero wowe ntacyo uri cyo ku buzima bwanjye. Ikindi mu mitima yacu turakundana, arabizi ko mukunda kandi nanjye ndabizi ko mukunda n'umutima wanjye wose n'ibyanjye byose. Rero kuba mukunda byonyine birahagije, ntekereza yuko nawe kuba nkunda birahagije. Ibi rero bimeze nk'inkubiri ndetse n'umuyaga, njye nawe tugomba kubinyuramo. Nubwo turi kubinyuramo tutari kumwe,
adashobora kwizera yuko ibyabaye byose nta ruhare n'uru na ruto nabigizemo, uko byaba bimeze kose, uko byaba bishaririye kose, ndabizi neza Gloria niwe wandemewe, ntago naremewe wowe Debora. Debora ati none niba ntarakuremewe se umpamagaye kugira ngo nkure iki hano? Njye nari nzi ko uje kumbwira ngo ningufashe gupakinga ibintu byawe neza tugende iwanjye. Iwanjye warahabonye, ni inzu nziza, tugende nyine tujye kwibanira. None se uri kundatira uwo mugore wawe, umugore wawe ugukunda, niba agukunda kuki yabonye imbaraga zikubwira ngo mvira aha? Ese urukundo rutabasha kwihangana no kubabarira, urwo rukundo rwo ruvuze iki, rumaze iki? Brian, look, humuka, urasa n'uhumirije, urasinziriye. Wahoze umbwira ngo ndota ku manywa nangwa se ndota nkanuye, ahubwo ni wowe ndi kubona uri kurota. Kanguka, niba koko agukunda yari kuba yakubabariye, ndetse nta nubwo yari kubitindaho. Ahubwo mu bigaragara umugore wawe ntago akwitayeho. Imagine yakuretse usohoka mu rugo uragenda, harya ubwo urukundo agukunda ni uruhe? Brian, njyewe Debora ninjye ukwitayeho, umugore wawe Gloria ntakwitayeho habe n'akana gato. Nta mwanya ugifite mu mutima we. Ibyo byo bizirikane, ni murumuna wanjye ndamuzi. Icyo nakubwira ni uko ibi bibaye ari iherezo rya buri kimwe. Ndagusezeranya ibi nzabigusubiramo mu myaka iri imbere. Wowe na Gloria nta hazaza mufitanye, yewe nta nubwo yakuremeye. Ikindi kintu nakubwira ugomba kumenya, wowe na Gloria ntago muzabana ngo musazane, ahubwo gira andi mahitamo, wahitamo njyewe. Brian araseka akamubwira ati Debora, uribeshya cyane. Njyewe sinzigera niri na rimwe nkubera umugabo, ibyo byo byakire kandi ubishyire muri uwo mutwe wawe, ndetse ubishyire no mu mutima wawe. Akira ko ndi umugabo wa murumuna wawe. Ibi nabikubwiye ubugira kenshi, reka nongere mbigusubiriremo. Akira ko ndi umugabo wa murumuna wawe Gloria. Telefone ya Brian ihita isona, agasohoka mu modoka, akajya kuvugira kuri telefone. Aba arimo avugana n'umuntu, ariko umugati ibintu byose biratunganye. Ahubwo tuze guhura nimugoroba, umerekezo ngeze kuri airport, imodoka yo ndaza kuyigusigira, basi mbe ngiye, igihe nikigera nzagaruka. Brian rero aba ari kuvugana na mushiki we, mushiki we akamubwira ati ubundi ko numva uri kumbwira ngo imodoka urayinsigira, umugore wawe kuki utayisigira umugore wawe ukayisigira njyewe? Brian abwira mushiki we, akamubwira ati Amelia, Gloria ni umugore mwiza kandi nkunda. Ubu urabona nageze iki gihe ntaramugurira imodoka? Imodoka arayifite, rero ndashaka kuyisigira wowe. Atari ko se ko numva uri kumbwira, ariko ubundi ibintu uri kumbwira ntabwo bisobanutse. Ndaza kuza kureba duhure nimugoroba, nakubajije ngo ndagusanga he, ndakubaza ni mu rugo, nangwa uri kumbwira ngo ntabwo ari mu rugo. Ubundi ni iki kijya mbere ko numva wagira ngo sinzi impamvu umutima wanjye utari kwizera ibintu byose uri kumbwira.
Brian aravuga ati Amelia please mbabarira ntabwo ntuje ntabwo meze neza nkeneye kuyisubira hanze nkagarukayo nkajya kuruhura mu mutwe mfite stress kubera akazi kenshi kandi n'umugore wanjye rwose ibintu bimuzanemo umugore wanjye mwihorere ntabwo mba nshaka kahangayika. Amelia ati Brian njye nawe twonse rimwe uri musaza wanjye ibirenze kuri ibyo njye nawe turi inshuti magara hari ikintu waba uri kumisha ko numva imvugo yawe idasobanutse. Brian atoye mushiki wanjye ati gusa reka mbanze ngende ningerayo tuzaganira. Amelia ati it's okay n'ubundi nanjye mfite iminsi mike ya hano mu gihugu ndatekereza ni iminsi 3 yonyine nsigaje nzagusanga tuganire hanyuma ubwo tuze kubonana nimugoroba nubwo numva ibyo uri kumbwira bidasobanutse. Deborah rero nawe aho aba yicaye mu modoka aba arimo yifata utuvideyo arimo arafotora ibintu byose byo mu modoka ubona nyine yimereye neza atuje. Nyuma yo gufata video no gufotora ari mu modoka ya Brian nta kindi kintu Deborah akora ahita afata amafoto na video akabyoherereza murumuna we Gloria. Hasi ahita yandikaho agira ati murumuna wanjye uri intwarikazi pe reka mfate uyu mwanya ngushimire wakoze kurekura icy'agaciro ni ukuri wibare cyane wibare guta zahabu maze twebwe tuzi agaciro k'iyi zahabu tukayitora. Ubu njye na Brian tumeze neza yewe ubu turi no kujya gutembera. Ati gusa disuragajwe uretse umugabo wawe aragenda njye rero mukuru wawe ndahari ndahakubereye reka inshingano zakunaniye aba ari njye uzitaho. Tuve kuri Deborah nyuma yo kohereza ubutumwa twigarukiriye kuri Gloria aba yicaye rwose yiturije ako kanya kumva telefone ye yakiriye ubutumwa. Gloria rero afata telefone ye kugira ngo arebe ubutumwa yakiriye se ni butumwa nyabaki ese ni butumwa bwoko ki. Mu kureba akabona ni mukuru w'umwandikiye afata telefone ariko ubwoba bukaba bwinshi agatangira gutitira umutima ukamurya akumva atangiye gusoherwa umutima umwe ukamubwira ati fungura ubwo butumwa uburebe undi ukamubwira ati byihorere ariko arahatiriza akabureba arafungura akareba video za mukuru we ari mu modoka y'umugabo we arimo amwereka amavarize ndetse n'ubutumwa yamwandikiye. Gloria atangira kurira avuga ati nsenyewe na mukuru wanjye anibaza avuga ati Brian niki nagukoreye ese nirihe kosa nagukoshereje rituma utangiye umugore wawe ugasanga mukuru wanjye ese mukuru wanjye mumubona mike
ni ikihe kintu kidasanzwe mu mubonamo? Ese ni igitangaza bingana iki? Gloria arababara, agahinda kakaba kose. Atangira kumva yanacitse n'intege, akumva umubiri wose wacitse intege, akumva neza 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 ntatuje. Agahaguruka mu ntebe yari yicayemo, ajya mu cyumba ngo aryame ariko akabura amahoro. Uko aryamye akajya abona za video, akabona uburyo nyine Debora yari yishimye ari mu modoka y'umugabo we, mbese bikamucangana bikanamushobera, akabura icyo akora n'icyo areka. Yicara ku buriri agatekereza, akavuga ati Mana, ntabwo nari nzi ko nzahura n'ibizazane nk'ibi. Najyaga numva ngo urugo ni ijuru rito, ariko umenya ari ukuzimu guto. Najyaga numva ko hari igihe umuntu agira indahemuka, akagira inyangamugayo, ariko umenya hari abantu bakunda kuba hari abantu rwose bakunda kuba inkundamugayo, hari n'abantu baberwa no kuba abahemu. Ubundi ni gute nisanze aha hantu? Ni gute nisanze ndi mu rukundo rwa Brian? Mana ko byatangiye neza. Ese burya urugo iyo turugezemo, urugo umuntu aba abona akabona ni paradise, urugeraho rukamuhindukirira ukuzimu. Ibyishimo yatangiranye, Mana burya ntabwo ari ibyo akomezanya. Ese burya mu rugo habamo uburibwe bungana gutya? Ndifuza iyo ntaza kuba narashatse, uwasubiza ibihe inyuma sinazigera nshaka. Mana hari nazigumira kwa data, kuko ndabona n'ubundi ari ukuzimu gusa, ndabona ari uburibwe gusa, ni ibibi biba bizengurutse umuntu. Uburyo umuntu aba yashegeye gushaka, akumva yishimiye kuba yagira uwo babana, akumva uwo bakundana yamuhora iruhande. Mana waduhishe ikintu gikomeye. Iyo aba umuntu areba imbere akabona ibizamubaho, ntabwo yakora ikosa ryo gushaka. Mana ndifuza uwansubiza ubukobwa, nta na rimwe nazigera nongera gutekereza gushaka. Ariko ubu ntabwo nasubiza ibihe inyuma, kubera ko byose byamaze kundangiriraho, kubera ko byose byamaze kuba gatogo. Ese ubu Mana ndakora iki? Mana reka nakire ko Brian agiye kuba hahise hanjye, nakire yuko naremewe kutabana n'umugabo. Ndumva nzinutswe, naramukunze kandi ndamwizera, mukunda n'umutima wanjye wose, ariko Mana ndebera icyo anyituye. Brian aravuga ati dawe Mana ishobora byose, dore ngezaho ntakibasha, ndakwinginze reka nkwishingikirizeho, dore ngezaho ngewe bimaze kundenga, ndakwinginze undinde kandi undindane n'umwana wanjye. Mana mpa kwihanganira ibiri kungora n'ibiri kundushya, umpe kwakira ibyo ndi kubonesha amaso yanjye, kubera ko njyewe ubwanjye ntabwo nibashije,
mana simbashije nta nubwo nshoboye, ariko wowe urashoboye, mpa kwakira ibyo ntashoboye guhindura, umpe kwakira ibyo ntashoboye kugira icyo mbikoraho. Tuve rero kuri Gloria twigarukire kuri Clevis ndetse na Gaju. Clevis na Gaju rero baba bameze neza bicaye ubona bambaye neza cyane. Clevis aba yambaye costume, ikote ryiza cyane. Gaju nabo aba yambaye ikanzu ya black igera ku birenge, ako ubona imufitinzeho neza rwose, imanutse kuri taye, ubona basa neza. Clevis aramwitegereza avuga turasa neza mukobwa nkunda. Gaju turakoze cyane sweetheart. Clevis ahita amuha ikiganza, ubundi bakava aho bari bicaye, ubundi bakerekeza mu modoka, amufungurira umuryango w'imodoka bakinjira, ubundi bakagenda. Gaju ati ariko sweet, nubwo tugiye ntabwo nzi ahantu njyanye. Clevis ati humura, turatembereye nyine as usual, urabona we are on Friday kandi even weekend iri gutangira, so tugomba gutembera. Gaju ati none se dutembereye? Clevis ati wowe tegereza urabibona. Baragenda bagera kuri hoteli, Clevis agaparika, kamufungurira umuryango bagasohoka. Clevis ahita amubwira ati be, hari akantu gato cyane nshaka kumfasha. Ahantu dutembereye ndabizi neza uraza kuhakunda, ariko ndashaka ko ngupfuka agatambaro ku maso ukagenda ngufashe ibiganza. Gaju ati ariko be waretse iyo mikino? Ntabwo ari byo, nese urashaka kuntwara gutyo gusa nk'inka bajyanye mu ibagiro, ntari kureba niyo turi kugana? Undi ati oya tuza, ntunyizera se? Nta kibi kiri buze kukubaho. Gaju ati ndakwizera be. Okay, noneho niba unyizera nyemerera ngupfuke ku maso. Gaju ati nta kibazo. Clevis amupfuka mu maso, ubundi akamufata ikiganza bakagenda. Bagera ahantu ubona hari umwijima, nta tara n'iri na rimwe riri kwaka, hatuje, ubona rwose hatuje bya nyabyo. Bacyagera muri kure ibiganza. Gaju ati none se be tugezeyo? Clevis ati yego tugezeyo. Amukuraho agatambaro ariko kubera ko yaramupfutse ntabwo Gaju aba ari kureba neza. Agifungura amaso abona ni ahantu hari umwijima, hatari itara n'iri na rimwe. Ahita avuga ati be ndahumye, ntabwo ndi kureba, ubundi se ahantu turi ni hehe? Mu guhindukira ngo ari gushaka Clevis, ahita amubura, ntabwo aba ari ko mubona. Gaju atangira gusara, akavuga ati be ntabwo ndi kukubona, uri hehe?
ubundi se kutari kuvuga. Atangira gushakisha rwose, ashakisha umukunzi we ariko ntabwo aba ari kumubona. Arareba akabona nyine ahantu ari arasa naho ari wenyine. Agatangira atoya, mukunzi wanjye ntabwo ibi wabinkora. Ese ubundi urigitiye he ko ntari kukubona? Ubundi se aha hantu hari uyu mwijima uhanzanye gute? Atangira kumuhamagara, ahamagara ati baby uri he ko nakubona? Gaje atangira no kugiramo ubwoba, kavuga ati se ahantu tuje turi babiri nkaba mbona umugabo wanjye mubuze, bigenze bite? Arahindukira agakomeza gushakisha ariko akamubura. Nta kindi kintu akora, atangira kumuhamagara rwose, anamuhamagara cyane. Ako kanya arimo amushakisha yamubuze, amatara ahita yaka, akabona abakozi bose bakorana muri kampani bari aho ngaho, akabona inshuti z'umugabo we ndetse n'inshuti ze bose bari aho, bagahita bacana amatara adizayininze mu ijambo ngo will you marry me? Ese wanshingirwa? Ako kanya mu gihe ari kwibaza ibibaye, Clevis ahita aza agapfukama imbere ye, akamubwira ati uri uwo nahoze ndota kuva mu buto bwanjye, uri uwo mbona nkumva ndushijeho gukunda isi n'ubuzima, uri isoko y'umunezero n'ibyishimo mpora n'iteka, wampaye impamvu zo kongera guseka, wanyibagije iby'inkundo zuzuye amaganya ndetse n'amarira, wanyibagije agahinda kose naba naratewe kuva nkivuka. Niyo mpamvu nifuza ko njye nawe tuba umwe ubuziraherezo. Ese gaje umukobwa mwiza, umukobwa nkunda n'ibyanjye byose, wanshyingirwa? Ese wakemera kuzaba mama w'abana banjye? Wakemera ubuzima nsigaje kuri iyi si njye nawe tukazabumarana? Ese wanyemerera ukamfata ikiganza nanjye ngagufata ikindi, buri ntambwe yose duteye tukaba turi kumwe, ibibi n'ibyiza tukabinyuranamo, njye nawe turi umwe? Gaje mu marira menshi aramubwira ati rekeraho, wikigora, ntabwo nakirwa nguhakanira, ahubwo ni big yes, it's a biggest yes. Ntabwo nakwitisha gushyingirwa umugabo mwiza nkawe, amahirwe nk'aya sinayitesha, wowe ngabire nagabiwe. Ahubwo se kuki utari warabikoze na mbere hose? Iteka mpora niteguye kuba uwawe, isaha ku isaha mpora niteguye, namaze kwakira kuzaba uwawe ubuziraherezo. Clevis ahita amwambika impeta ya proposal, akamuhobera, abafata amafoto bakayafata, abifotoza bakifotoza, amavideyo agafatwa ku bwinshi, abapostinga bagapostinga, abababwira ngo congratulations nabo bari benshi. Ubu ubona ari abantu bari mu kirori bishimye kandi banezerewe, nta kibazo n'iki na gito bafite. Tugaruke kuri Gloria. Gloria rero ahita afata umwanzuro wo gufata layini ze zose
akazikura muri telefone yewe akanazivuna akavuga ati Mana niba mfashe icyemezo nkubutse umbabarire, uyu mwanzuro mfashe sinzawicuze. Ati gusa nkurikije n'ibintu Brian ankoreye ndetse na mukuru wanjye, ntabwo nifuza kuzagira n'uyu n'umwe nongera kubona. Mana icyo ngusabye ni kimwe, uzampe kubyara neza, uzambabarire sinzagira ikintu n'ikintu na kimwe mbura. Gusa Mana ndagusaba ikintu kimwe, mu buzima uzandinde kongera kubona mukuru wanjye ndetse na Brian. Layini zose arazivunagura kugira ngo yaba Brian ndetse n'undi wese atazongera kumubona. Ahita afata umwanzuro akavuga ati n'iyi nzu ngiye kuyikodesha, ngende njye gutura ahandi. Yewe Brian naza nazigera nambona, yewe na data nawe sinzatuma amenya ahantu ndi, kubera ko iki kimwaro n'agahinda mfite nta hantu n'aha na hamwe nabitwara. Mana ngiye kubaho njyenyine, ngiye kubaho nk'utagira umuryango. Gloria aravuga ati papa urabizi ndagukunda, uri umubyeyi udasanzwe kuri njye, ariko uzambabarire kubera uyu mwanzuro mfashe. Ndagukunda ariko ibyo ndi kunyuramo ntibinyemerera kuba hari undi muntu wese turi kumwe. Mpisemo kujya kubaho ubuzima bwanjye nyine, ubuzima bwanjye njyenyine. Ahari wenda umwana wanjye navuka niwe uzaba umumararungu wanjye. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese kuko Gloria agiye kugenda ajye kure aho atazigera yongera kubona n'umuryango we? Ese Brian namara kumenya ko Gloria yagiye nangwa se yaza kumushaka akamubura bizagenda bite? Ese Gloria araza kugira atya yigaruke yisubire areke kugenda? Byose rero tuzabyumva mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Mbabazi Naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.